kwibuka niba bitabagaho ngo nibagirwe nawe nkwibagirwe. Kwibuka niba bitabagaho ngo nibagirwe ibintera kubabara. Kwibuka oya ntibikaveho ngo umuntu yibagirwe ineza yagiriwe. Kwibuka oya ntibikaveho ngo yewe nibuka nkababara. Hagati y'ibiti bibiri aho twakundaga kunyura ndahagera nkakebuka, nkakwibuka ahandi twakundaga gutinda dutegereje imodoka y'amanyurani itira. Nkakwibuka hari igihe mfata telefone nkumva naguhamagara bikanyibuza bya bihe. Nkakwibuka njya nibuka kera tukiri kumwe ko wambwiraga oya sinkababare sinkajye ntekereza ibibi. Njya mbibuka maze ahubwo nkababara. Njya nibuka cyane iyo ndi jyenyine ya nshuti yanjye nakundaga byasaze. Njya nibuka amagambo yambwiraga natekereza ko tutazongera ahubwo mu nzozi.